murakoze umwanya n'uwanyu. Scovia. Murakoze nyakubahwa Madame Presidente, nitwa Scovia Mutesi, n'umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. Ikibazo cyanyu cya mbere kirashingira ku itangazo mwatanze rivuga ibibujijwe mu gika cyacyo nakwita ngo ni sous-titre cyangwa kibanziriza gikurikiye titre kiragira kiti birabujijwe mu gihe cyo kwiyamamaza cyangwa kwamamaza hagamijwe guhindura cyangwa kugerageza guhindura imitekerereze y'ugomba gutora. Nyakubahwa Madame Presidente, turifuza ko musobanura hano icyo bivuze. Ubundi umukandida iyo yiyamamaza abagamije iki? Nuguhindura twibazaga tuti nuguhindura umukandida utora akava ku mukandida umwe agana ku wundi. Iki mwavuze mudashaka ko bahindura n'iki mitekerereze y'utora. Ikibazo cya kabiri ni ikijyanye n'abakandida batemerewe kwiyamamaza kuri iyi nshuro, by'umwihariko ku mwanya wa perezida wa Repubulika. Madamu Shimwa Diane Rwigara agaragara avuga ko yari yujuje ibisabwa n'ubwo mwanze ko yiyamamaza. Ni ibiki bitari byuzuye kugira ngo abamukurikira cyangwa natwe dufate inkuru zavuga atyo babashe kumva icyabaye? Mwabonera wenda no gusobanura ku bandi. Murakoze. Nyakubahwa Perezida, u Rwanda rurakataje mu bijyanye n'ikoranabuhanga mu byiciro bitandukanye. Muri aya matora tugiye kujyamo aburi iminsi mikeya, twitega iki mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu itora mu bikorwa by'amatora bitandukanye? Icya mbere, umusibo w'ejo gukurikira haratangira ibikorwa byo kwiyamamaza. Site zo kwiyamamaza mwaba mufite ubu ngubu zimeze zite, zirangana zite? Ese birashoboka ko hari zo mwaba mwarakuyemo bitewe n'uko zitujuje ibyo musaba nka neke? Icya gatatu, hari miliyoni zisaga 2 z'urubyiruko bajye gutora bwa mbere, cyane cyane nka neke ku ngingo ijyanye n'uburere mboneragihugu musaba cyane cyane iki cyiciro cy'urubyiruko. Ni izihe? Ikibazo cya nyuma, mukorana gute n'inzego z'ibanze kugira ngo mu by'ukuri aba bakandida mwaremeye ndetse bakanasohoka ku rutonde ntakuka byanze bikunze bemeye ndetse banemewe kwiyamamaza ahantu hatandukanye, mu gukorana n'inzego zitandukanye ku buryo aho bajya bagera situvuze ngo mujye muhamagariza abaturage bazi kumva imigabo n'imigambi yabo n'ibyo, ariko hagiye hagaragara complaints nyinshi za bamwe bavuga ko inzego z'ibanze zibabuza kujya kuri site, kugira ngo mu by'ukuri demokarasi izimikwe muri bikorwa tugiye kwinjiramo ku musibo w'ejo. Murakoze cyane. Murakoze cyane Nyakubahwa Presidente. Nitwa Galileo Ntambara, ndi umunyamakuru wa Radio 10 na TV 10. Reka mpere ku cya mugenzi wanjye Kariste Kaberuka yarabajije. Mu bihe byashize twagiye twumva ishyaka rimwe Democratic Green Party bavuga ko hari aho bagiye kwiyamamaza inzego z'ibanze zikababera imbogamizi, bikaba ngombwa ko ubahamagara perezida wa komisiyo y'amatora. Bahuye na kesi zitandukanye nyinshi ku buryo ngo byababereye imbogamizi bahora bahamagara. Mu gihe inzego z'ibanze izaba zimaze kubangamira abakandida runaka kwiyamamaza, nibihe bihano muzabafatira? Icyo ni ikibazo kimwe. Ikibazo cya kabiri, hari amabwiriza runaka mumaze gusohora abakandida bazaba batagomba kuba barenga. No kuvuga ngo kwiyamamariza nko mu nsengero ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Nk'abakandida bazaba bamaze kurenga kuri ayo mabwiriza, nibihe bihano mubategurira? Ikibazo cya nyuma, hari urutonde rwaho abakandida perezida bazaba biyamamariza rwamaze gutangazwa, tugenda tubona, ariko hariho n'urundi rutonde twagiye tubona ku rwego rw'uturere batangaza ko aho bazamamariza abakandida babo. Ibyo bintu bizajya bikorwa gute? Turashaka kugira ngo mubashe kubisobanura, turebe abakandida ku mwanya wa perezida mu bice bitandukanye by'igihugu aho bazagenda biyamamariza, ndetse n'uturere
mu mirenge yabo aho bazagenda biyamamariza kugira ngo mubashe kwitandukanya n'uburyo ki bizakorwamo. Murakoze cyane. Nyakoca mubyemeye mwabanza gusubiza ibi ni batatu ariko babajije ibibazo bitandukanye. Murakoze. Murakoze cyane ku bibazo. Kampere ku cya Madame Scovia, ngira ngo nabashimire cyane ko mukurikira ibitangazwa na NEC kugira ngo mudufashe gukomeza kubigeza ku banyarwanda ndetse no kunoza ahakwiriye kunozwa. Nkuko wari ubivuze, mu gihe cyo kwiyamamaza umukandida agomba intego imwe aba afite ni ukugira ngo agire abayoboke bazamutora, kandi abikora mu buryo bwubahirije amategeko, asobanura imigabo n'imigambi ye mu rwego rwo kugira ngo yumvishe ibyiza azaniye abanyarwanda mu kugira ngo batere imbere, bava aho bari bagane ahandi. Nta cyaha rero kirimo cyo kugira ngo umunyarwanda wiyamamaza cyangwa umukandida abashe kuganiriza abo yifuza ko bamwumva imigabo n'imigambi ye. Ingingo ya 29 yo mu mabwiriza yo mu itegeko ivuga ko birabujijwe mu gihe cyo kwiyamamaza cyangwa kwamamaza gukora ibintu bikumira bikurikira hagamijwe guhindura cyangwa kugerageza guhindura imitekerereze y'ugomba gutora. So kuri iyo ngingo aho igisobanurwa cyangwa cyari cyifujwe ko gisobanurwa ahangaha ni biriya bikurikira umukandida ashobora gukoresha kugira ngo ahindure imitekerereze y'uzajya gutora, ari byo gukoresha umutungo wa leta, ari byo gutukana cyangwa gusebya undi mukandida, ari byo gukoresha gutanga ruswa cyangwa gukoresha ruswa, ari byo gushingira kwivangurura cyangwa amacakubiri. Ahangaha icyo bisobanura nuko muri iyi ngingo ariyo yari yashatse gusobanurwa muri ririya tangazo, ikiburamo nuko biriya biri munsi nibyo bibuzwa kugira ngo ubikoreshe nk'umukandida uhindura imitekerereze ukoresheje ivangura iryo ari ryo ryose. Kwavuga uti Scovia buriya ntabwo duturuka mu gace kamwe ntimuzamutore, ubuhinduye ya mitekerereze ya wa wundi ugiye gutora mu buryo bubi, ukoresheje ruswa, umuha ruswa kugira ngo umuhindure imitekerereze ye y'uwo yari gutora ukoresheje ruswa. Muri ya ngingo ya 29 nicyo twashakaga kuvuga. Ukoresheje ububasha uhabwa ku mutungo wa leta, ukaba ufite imitungo ya leta ugenerwa n'amategeko, ariko wowe ukayikoresha kugira ngo ubashe mu cyongereza njya twabyita nko influencing, kubikoresha kugira ngo wa wundi ugiye gutora umukure kuri wa mukandida wenda gutora, ariko wakoresheje ikitemewe n'amategeko. Ahangaha rero niyo yari intego. Icyabuzemo twisegura nuko itafashwe yose uko yuzuye ngo igiye ku itangazo, hakaburamo ko ibyo biri munsi nibyo bibujijwe. Naho ubundi nyamuneka umukandida yemerewe kwiyamamaza, yemerewe gusobanura imigabo n'imigambi ye kugira ngo abashe kugira abazamutora. Turabashimira rero kuba muba mwakurikiye kugira ngo munadufashe nk'abashinzwe gusobanurira abanyarwanda akaba twibeshyeho gatoya kagakosorwa, kandi turaza kubikora. Turabibashimiye cyane. Icya kabiri mwari mutubajije ni ibijyanye n'abakandida n'abifuzaga kuba abakandida twakiriye. Tubanje tunabashimire, twongere dushimire abifuje kuba abakandida, tugatangirana urugendo rwo kugira ngo buzuze ibisabwa. N'inzira ya demokrasi, n'inzira ya demokrasi ko buri munyarwanda wese wifuza kuba yatorwa akayobora igihugu abyemerewe.
ariko nanone ku gihugu kigendera ku mategeko, ku gihugu kigendera gutanga uburenganzira kuzayobora igihugu cyangwa se ari ku rwego rwa perezida cyangwa se ku rwego rw'abadepite, ni ibintu bigomba gukorwa byubahirije amategeko, ni ibintu bigomba gukorwa bifite umucyo, ni ibintu bigomba gukorwa bifasha kugira ngo umuyobozi uzaboneka koko abe ari wa muyobozi abanyarwanda bifuza. Muri ibi ngibi rero tukaba hari amategeko yashyizweho, itegeko ngenga rifite ibisobanuro bijyana n'abakandida, abifuza kuba abakandida bigenga, abifuza kuba abakandida bahagarariye imitwe ya politiki. Scovia arakoze cyane kubaza iki kibazo kugira ngo twongere tunasobanure, tunamara impungenge abanyarwanda ndetse n'abo bakandida, tunababwira yuko komisiyo ibereyeho kugira ngo ibafashe, ibereyeho kugira ngo ibafashe muri urwo rugendo, ariko nanone ibereka ibisabwa. Ntabwo yafata uruhande rumwe ngo ireke urundi kuko byose bisabwa n'amategeko. Tukaba rero twaraganiriye dushingiye ku mategeko, cyane cyane reka nibande ku bigenga nk'uko mwarimu bimbajije. Abakandida bigenga, nyuma y'uko dutangaza igikorwa ko gitangiye, abifuza bagannye komisiyo, ariko nanibutse yuko mbere y'icyo gihe, muri cya gihe cy'imyaka 5 cyangwa 7 yari irangiye ya manda, abanyarwanda bose bari bazi ko hazagera igihe cy'uko haba amatora, cyane cyane uwifuza kuzajya kuba umukandida. Uwifuza kuba umukandida nemera yuko aba afite n'ubwo bushake bwo kubimenya kuruta n'undi munyarwanda wese, kubera ko agomba kumenya, aba afite icyambere, aba yiyumvamo ko ashaka kuzaba umuyobozi muri iyo manda izakurikira. Ntabwo rero ategereza wa munsi nyirizina akaba aribwo atangira kwitegura, yitegura ahandi. Nyango nabonye hano turi kumwe na Nangwe arabizi, no mu bihugu bindi duturanye itora rimwe rirangira irindi ritangira, bantu batangira kwitegura amatora. Ahangaha rero icyo nashaka kuvuga nuko ari imitwe ya politiki ishaka kuziyamamaza, ari umukandida ushaka kuziyamamaza, abafite bwa bushake, abafite kwa kwitegura. Icyo kintu cyo kwitegura rero ni ikintu gikomeye, ariko natwe nka komisiyo tukaba dufite inshingano yo gusobanura ya mategeko n'amabwiriza. Iki ngiki rero icyakozwe nuko abakandida abatwegereye bifuza kuba abakandida. Hano mfite agatabo ngira ngo birahari no kuri website k'amabwiriza, ariko dufite n'itegeko ngenga. Ibi byose byagendaga bigaragaza igisabwa. Utera intambwe ya mbere uza muri komisiyo wabaguze icyo ushaka, ariko wahagera natwe tukagusobanurira kurushaho. Kimwe muri byo rero ni ibisabwa twarabigaragaje n'amategeko n'amabwiriza abigenga. Duhari dufite urutonde rw'ibisabwa ku mitwe ya politiki. Ngira ngo abakurikiye, abadusuraga hano twakira abakandida mwarabibonaga ko twabaga dufite ibisabwa bitandukanye bitewe n'icyiciro tugiyemo. Ibyo rero twabaga mbere twarabiganiriye nabo babyifuza. Icya kabiri nuko twari dufite igihe, reka mvuge wenda nkuko cyagiye gisubirwaho cyane, kijyanye na list y'abantu bashyigikiye umukandida wigenga. Ibi ngibi bigenwa n'itegeko. Abantu 600 mu gihugu bashyigikiye umukandida wigenga, abantu 12 muri buri karere bafite indangamuntu, bafatiye indangamuntu muri ako karere, ariko nanone bazatorera muri ako karere. Muti nukubera iki? Ndashimira abanyamakuru benshi kuko bagiye banabisobanura. Nukubera yuko imitwe ya politiki muzi yuko iba yaraciye mu rugendo rwo kugira ngo yemerwe nk'umutwe wa politiki wemewe mu gihugu. Hari ibyo basabwa nabwo baba barabyushuje. Icya kabiri nuko baba bafite nabo bayoboke. Umukandida wigenga rero nawe nk'umuntu uzaza kuyobora abanyarwanda, ibiki twabonaga nibura yaba afite nuko yaba afite abantu 12. Ndumva ko atari abantu benshi. Rwa rugendo rw'imyaka 5 witegura kuba umuyobozi, nta kuntu bisobanuka ko wabura abantu 12 nibura, kuko ushobora kugera na 30 muri ako karere witeganyiriza.
ibi rero twarabisobanuye, twabiganiriye n'abakandida. Icyo twumva twakurikije ni amategeko n'amabwiriza, ndetse no nyuma yo gutangaza by'agateganyo ibyashingiweho, ibyo twasabye nuko ababyifuza baza tukabibereka, kandi baraje benshi, kandi twarabibasobanuriye, benshi baranabyemeye, abatarabyemeye buriya turi abantu, iyo biterwa nuko wakira ikintu, ariko inama twabagira nuko batacika intege. Igikorwa by'amatora biba bihari buri gihe, ariko ntabwo komisiyo yari gukora ibitemewe n'amategeko. Ku kindi twashaka kwibutsa ahangaha, nta nubwo ari ba bantu 12 gusa. Niba mwarakurikiye dutangaza by'agateganyo, twagendaga tuvuga kuri buri muntu icyo abura. Hari abaraburaga 12, hari ababuraga 600, hari abari bafite indangamuntu zidahuye n'izina, hari abari bafite izituzuye. Ibyo byose twari tubifite, n'uyu munsi turabifite. Twarabiganiriye rero benshi, kandi turabashimira ko benshi bagiye babyumva. Nsoza rero kuri iki ngiki, nuko ntifuje wenda kujya ku mukandida umwe cyangwa undi, kuko abakandida bose tubafata kimwe. Icyo navuga ahangaha nuko ibyo twabagaragarije, hariho abari babuze ibyangombwa twasabye nk'uko twabitangaje. Abifuje kuza rero ko tubasobanurira baraje, abatarabyifuje nabo bashobora kuba baranyuzwe n'ibyo twatangaje. Turabashimiye. Reka turangize ibya mbere byari bibajijwe. Murakoze, reka nyuremo vuba kubera umwanya ku bibazo byabajijwe na Callixte n'abandi babiri. Ku bijyanye n'ikoranabuhanga, Callixte yabaje atari ko twiteze iki mu bijyanye n'ikoranabuhanga, tuzakoresha iki. Navuga ko atari ukubyitega, ahubwo byatangiye gukoreshwa. Dutegura aya matora tumaze hafi imyaka 2 tunoza ibintu by'ikoranabuhanga. Hari system nshya twashyizeho, turimo developa, ubu igeze kuri koreshwa, twifashe n'izindi nzego zishinzwe ikoranabuhanga mu gihugu cyacu. Navuga rero ibintu bitandukanye, duhereye ku lisiti y'itora. Mwarabibonye uko twakoraga lisiti y'itora mu myaka yashize y'amatora, siko twayikoze ubu. Uko abanyarwanda bakoresha ikoranabuhanga ntabwo ariko barikoreshaga ubushize. cyane ndashaka kuvuga buriya buryo bw'umuntu kwireba ko ari kuri lisiti y'itora, kureba imyirondoro ye, no kuba yakwiyimura igihe bibaye ngombwa. Ubundi ntabwo twabikoraga kuriya, haba gukoresha telefone, haba no gukoresha mudasobwa. Navuze abanyarwanda bari hanze, umubare munini wabo wiyongereye kubiyandikishije ku lisiti y'itora. Ahanini ni ryo koranabuhanga twakoresheje, ubu ridasaba umunyarwanda utuye hanze y'u Rwanda guhaguruka aho atuye kugira ngo ajye muri ambasade kwiyandikishayo. Twashyizeho uburyo bw'uwo munyarwanda ugira igihe cyo gutora, wuje ibyangombwa, kuba yakwiyandikisha ku lisiti y'itora bitabaye ngombwa ngo ahaguruke afata indege cyangwa imodoka cyangwa n'ibindi ajye muri ambasade nk'uko byari bisanzwe bikorwa. Ubwo ni uburyo bumwe bw'ilisiti y'itora twashyizeho ikoranabuhanga. Ibindi twakoze, nahoze mvuga indorerezi z'amatora. Ubundi indorerezi mvamahanga, indorerezi z'abanyarwanda kugira ngo zemerwe, bagombaga kuza muri komisiyo y'igihugu y'amatora, bagafata impapuro, bakazuzuza, bakazidusubiza, tukazisuzuma, tukabasubiza cyangwa ntitubasubize tubemerera. Ariko ubu ntabwo ari ngombwa. Indorerezi ziri muri Commonwealth, indorerezi ziri muri African Union n'ahandi, ntabwo basabwa kuza hano muri komisiyo y'amatora. Twashyizeho link ikoresha ikoranabuhanga ku buryo umuntu abisaba, tugasuzuma ubusabe bwe nka komisiyo y'amatora, tukanamusubiza dukoresha ikoranabuhanga. Bo bakazaza gusa baje gufata badge no gukurikirana igikorwa cy'amatora. Iryo ni ikoranabuhanga twashyizeho. Nababwiye abakorerabushake, abantu tuzakoresha mu matora barenze hafi 100,000. Abo bantu uburyo bakora aho bari, buri mukorerabushake afite kode ye yerekana ibiro by'itora azaba ashinzwe gukoreraho amatora.
uburyo uburyo dukoresha mu mahugurwa yabo, uburyo tumenya ngo runaka araha yahavuye agiye hariya, turakoresha ikoranabuhanga. Nanone ikoranabuhanga turimo dukoresha riri mu byiciro bitandukanye, nk'ibi by'abakandida, ibi Nyakubahwa arimo asobanura uburyo bwo kumenya umukorerabushake, ibyangombwa yazanye byuzuye, ibiburamo biriya yavugaga by'indangamuntu zituzuye, indangamuntu zitarizo, umuntu werekanye akarere avuga ko ariko azatoreramo kandi atariko, cyangwa akarere yafatiyemo indangamuntu, biriya byose ntabwo twabikoze dukoresha ikoranabuhanga, kandi n'ikoranabuhanga rishya twazanye gukoresha muri aya matora. Ku bijyanye n'amatora nyirizina, ntabwo ndabizi abantu benshi baba bategereje kumva ko komisiyo y'amatora izakora ikintu cyitwa mu Kinyarwanda sinzi uko nyita, ariko mu Cyongereza bacyita electronic voting, gukoresha imashini abanyarwanda batora. Nzi ko abantu benshi iyo bavuze ikoranabuhanga bahita batekereza icyo, ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo cyonyine kivuze ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ubu tuzakoresha mu matora hari ibyo rizongera ku byo twari dusanzwe dukoresha mu bijyanye no guhuza amajwi, haba kuri site y'itora cyangwa ku biro by'itora, haba mu kohereza ayo majwi kuva aho twatoreye, aho yahurijwe, kugera ku karere naho hazaba hari santere zo guhuza amajwi, hari ikoranabuhanga tuzakoresha kohereza ayo majwi kuva ku karere aza ku rwego rw'igihugu, n'ayahuzwa ku rwego rw'igihugu, ndetse n'uburyo tuzereka abanyarwanda ibizaba byavuye mu matora. Ibyo ni ibintu turimo tuzakoresha, turacyabite